Nanone Yesu ashimwe. Aba bashiki bacu rero twabateguriye impano. Hano harimo imyenda y'abana, harimo isabune, harimo n'amavuta. Kandi reka mbabwire mu bintu bijya binezeza nuko iyo duhuye aho mugenda muca muri za nzira muri bwa buzima, bakundira yuko ngo umwenda w'umwana ugakomeza kuwumenya. Byambabaza uwo mwana uhetse ngo uhaye umwenda we nkasanga wawugurishije, ariko narabagenzuye sanga aho mutembagarana n'agashakoshi k'umwana kari mu tuvuta karimo iki. Niyo mpamvu rero hano harimo imyenda y'abana, ngiye kuyibaha n'utuvuta, nusanga utamukwira azawukuriramo, sibyo se mwana? Nusanga waramusize ubwo nukundi nyine ni kwa kundi. Yesu arakomeza aca inzira. Noneho turaza no gusiga aho nzi neza kare wowe uragera izuragira zirataha nubwo abahabura nimwe mwami wanjye urayishakisha ukayigara mu mukuru kazicyura zose. ariko iyi ndirimbo mwayumvishe mwebwe turi kumwe hano ngo arashimira agira intama ngo kandi niyo haba habura imwe ngo aragenda akayishakisha n'akayigarura mu zindi. Mwitwa abandi? Nitwa Nzirora Elias. Mama Marine. Ngo yitwa nde? Mama Marine. Mama Marine. Kandi nshimye umudamu we mbyariye abana. Imana ibiherwe icyubahiro rero. Imana ishirwe hejuru cyane. Yesu ashimwe. Haleluya! Imana ishimwe n'ukuri. Yambyariye abana kandi turasa. Ntago nzabakuzaho. Namwe salama shubi. Igira hino ari kubanza urajombeho mwana. Gatiritiri mutebuke mwana, mutebuke mutandaburiza. Nimwe mwanyakiriye inama. Ahangaho mani ishumi. Uyu bamwita gatiritiri mwana. Asangira n'abajyama muri icyo gipangu. Bandi batumira abakirenge, nzatumira inzahari. Twababaranye. Abarizo dusangira. Zibwire ngo musekureho mwana. Murire mu gipangu mwumva uko bimeze. Nashizeho n'amarembo yamaze kujyaho. Urugi rufite metero 6. Urwi wawe rufite zingahe? Maze iyo Yesu yaje bo muri yangu yewe nabwira hari Imana ishumi. Nago nabarya murebe ikigati Imana yamaye Imana. Mukomere Imana bashyize. Mubiri ni fo wo wiratana ndakureba ngaseka. Ejo bundi njya kwa muganga. Kibazo si imigisha. Turayicane akantu kararyoha, narababwiye ngo utagafite bakwita iso. Nabwiye umubyeyi ibyo avuga ntago mubyumva, wayagukoma gusa. Ndavuga amafaranga, ubuzima burahinduka, n'imigendere igahinduka, nitageraga igare karuvati kagenda yizunguza ndi pasiteri kwa steri mushije akaguru karaturika. Ngiye kwa muganga bambajije ngo ukora iki, ngo ndi pasiteri. Agisida yagebereye ku igare ngo ariko ntubeshyura kijijwe. Uzi ko na pasiteri kwa muganga karuvati yizunguza, ipantaro yacitse bamugongeye ku igare. Nari maze kugubita Karina nayise Mbewe iparitse hariya bwa ngegenda muri Karina ariko nayise Vewiti mu rwego rwo kwica iki bundi mu yandi magambo kwizera bihakaza Imana. Sinzi kubyumvishe. Kwizera bihakaza iki Imana. Fate bira dusome ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Igitabo cyiswe cyo gutegeka kwa kabiri, igice ni icya 2, dusoma umurongo wa mbere ndetse n'uwa 2, ubundi twumva icyo Imana ivugana natwe
mu ijambo rye dukoresheje igihe dufite. Tuhagere vuba vuba. Abafite birimo imeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'171 mu isezerano rya kera. Gutegeka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haranditse ngo maze turahindukira tujya mu butayu duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, kuko Uwiteka yategetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyire igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeze ikasikazi. Imana idufashe cyane, amen. Twongere tuvuge amazina, ntacyo bitwaye, n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa kandi turacyanasa. Hari igihe mva nk'umwana ngo arakuze ngo atangiye gufata ishusho ya runaka. Bose turacyasa mwana, bose turacyasa. Dushimiye Imana itwemereye kugaruka hano. Hari hatambutseho iminsi itari mike, ndumva duheruka hano umwaka washize. Muri uyu mwaka nibwo ngarutse. Murabibona ko mfite kuguru kwa gatatu n'uruntu rw'urukweto nambaye mbese, ariko nabyo birimo amashimwe, kuko Satani ntabwo ari ibi yari yaragambiriye. Burya naracumbagiraga bakagira ngo ni ingendo, ariko burya ntabwo byari ingendo mwana. Nabaga ndi gushira. Hari abambwiye ngo bari bazi ngo ko ngari ingendo ngo z'abantu bamaze kugerayo. Ubusa bageze bose baracumbagira mwana. Zari imvune z'imihanda tu. Moto yarangonze hashira igihe kirekire, umwaka n'amezi nk'7. Hari amagufwa yanze gufatana, ubwo niyo basubiyemo barabaga bafungamo ibyuma imbere mu mubiri babidoderamo. Ubu ikirenge kimwe cyabaye Sofiya mwana, ni danje kabisa. Kirenge kimwe cyabaye Sofiya, ariko byose Imana ishimwe ko yahabaye, amen. Kubera ibintu bimaze kubera ahangaha, n'uwaba yateguye za nyigisho hariho abantu bategura imirongo mbese ya danje muri Bibiliya ibamo. Ya danje irabakubise, irabaheshye, irabakunkumuye. Mwari muzi ko ibamo? Irabesuye. Ako burya ntukabarenganye, burya nabo baba bari mu mvune za danje, amen. Ariko Imana ishimwe ku bagize anniversaire, kubo berekanye. Niba hari umunsi uryoha, n'uyu wo kwerekanwa. Sengeye abakobwa n'abahungu bari hano bazaca. Ubundi mariage biba byarangiye, ariko guhagarara hano wabonye uwawe mwana, ako gashya konyine. Konyine kwerekanwa, ubundi abazimu baba bapfuye. Ubundi mu bukwe ubundi ngaho rwose, aho niho. Ariko oya muvandi wewe witwa nde? Karinda Jean Paul. Karinda weho? Mbere Imana inasa. Weho? Rizinjira bake Jean Paul. Iry'ubusitari ni irihe? Iry'abantu bakuziho. Rizinjira bake. Irizinjira bake. Iryo zina Karidanje. Wewe witwa nde? Bahita kuri bari kuyate eri matada. Nde? Bahita kuri bari kuyate ekute eri matada. Iryo byo Karidanje riva kuki se? Ekute ngenye na baro ku mupira ndi mubi cyane. Ukina kangahe se? Nyina kuri 7 na. Kuri kare. Aha
arambeshe ikipe bayita ngo ikisi ikipe yacu bayita Rusasa FC ndaga Rusasa FC uwaba umuterankunga wayo turemere nare nanjye naje kwiturira Rusasa warabimenye se kareka nabyo nari ntago warubizi nituri hano Rusasa neza ndumva ugiye kujya uturemera ndagaswa amabo wewe se anyita Twizeye Imana Eric eke indese Denkofo ubwo se Denkofo ho byavuye kuki kuko mwondaga kugerana n'umupapa ubwo ngubwo niwe shoferi ni nje shoferi kuri yave utinabona bana aho ngo ni hatari kabisa mumanuka imirongo hari inyuma hari undi muvyeyi Taminani Jacques ngende umukozi w'amabuye hano mbese kwibuye ureba byahatari ruriya rutare buri abaruzana ukarushira hano hanze cyane ariko nawe uratubeshe muze ubundi mukoresha ihe tekinike kugira ngo urutare nka ruriya ruve mu butare ni ibanga ry'akazi dukoresha amanyundo amaborune byakwanga tugashyiraho n'umuriro Yesu akaza akarudufasha Yesu akaza akarudufasha reka nkaruke kuri harya ngo ninde kuri bari kuyate ekute umva ko bafata kabisa oya narisubiramo tumuha gahunda ongera ubivuge banyita kuri bari kuyate ekute eri matada nawe ntabyo uzi isubiramo twumva bamwita kuri bari ekute kuyate eri matata kandi yera ndagitsindi ubwo ngubwo akagahumbi urumva urahita ugapasaho n'abandi muba oya uyu we n'uwanjye si we ntiwazanye igarera ninjye wazanye igare niwe muri kumwe turakinana ku ruhande ubwo rero ubaremere nawe abo muba muri kumwe hano igende ubwo se kutavuze ngo chess fata pi ntabwo navuga ngo chess navuga ati haleluya oya uretse gatoya ngo mbanze mwumve ubwo se kutavuze ngo chess buri mani bayabikoze kare cyese ahubwo urakoze imigisha myinshi kwisi cyose ndarashaka kumpara icyuma cyabonetse akagahumbi ntihaye rero ugiye gupfukama hasi tugusengere watura ibyaha byose agize ubwobara ibyaha bingahe nyingara tubeje bafite ibyaha bingahe nta muntu ujya ubura ibyaha icya mbere urumva warayivuze nabi sibyo ndabeshya warabivuze nabi icya kabiri gishyireho icya kabiri Imana yandinze kujya i Kigali kuri bari Imana yamurinze kujya i Kigali nicyo cyaha se ewe ibyaha nta muntu ubura icyaha rero hanyuma yo kuvuga nabi ikinduzi wibuka warabikoze n'iki nta kintu urayinkozera uheruka kuzinywa ryari